Aburamu, Imana yamuhamagaye yitwa Aburamu. Iramubwira ngo uhereye umunsi wa none ngo uhaye izina rishya wiswa Aburahamu. Ishyiramo hashi. Itonde gato. Igeze kuri Sarayi iramubwira ngo Sarayi we ntago naguha umwana ukitwa Sarayi, ndabanza guha izina rishya witwa Sara. Nkurikira kuri Aburahamu yongeyeho kuri Sarayi ikuraho. Bivuga ngo mu mazina Imana itanga ikuraho ikanongeraho. Senge aba turi kumwe Imana igira ibyo ikuraho ku mazina y'amateka. Mazina y'amateka. Uri kubyumva neza? Ariko igira n'ibindi yongera. Kasi ukomeye izina. Iryo zina cyambere ni gutandukanya n'abandi. Ni gutandukanya n'abandi. Yego. Witwa Murokore witwaga Jama. Sobanura ko kandi ndagira ngo iryo zina rigutandukanya witwa Murokore witwaga Jama. Ubona acaga banyita Babus ryari zima ry'imihanda ry'agasuma. Yes man Babus ya G koma kandi amachasi bya sugupfa kuyatanga n'uburyo yatanga ugiye kugasima. Ya mazina yasenye ubuzima bwawe. Garurirwa GACIRO. Loriba serero pride. Kwa rwego ugeramo. Kubyumva kwera ya mazina wakwiye kugasima n'ahandi muri bwa buzima bw'amateka. Ku buryo usura umuntu akahitaza n'umwana ngo yewe buganiriza umushyitsi atari urukundo. Yesu asenga yasengeye abigishwa muri Yohana 15. Yohana 17 yaravuze ngo data singusabye kubakura mu isi ahubwo barinde umubi cyangwa se uyibarindiremo. Anamaga merutse guca gogose abana twabanaga baramwe ati man pasteur sigudusengeye man ndabaza ati bimeze gutesa ati umubumbe wabaye danje man. Rero Yesu ntiyadusabye ko tuva kuri uyu mubumbe ahubwo yasenze Imana ngo iturindire kuri uyu mubumbe. Yakobo yitwaga Yakobo risobanura iki? Risobanura umuriganya. Buri zina ryose riba rigiye rifite ikintu risobanura. Aha rero ni hano twarimo tugenda tureba uyu mwuka ni gute umuntu yawiyambura. Iryo zina ugakomeza kuryitwa. Yabesi yitwaga Gahinda. Nyina yamubyariye mu bihe arije agiye kumubyara niyamwita izina ngo amwite Mugisha kuko yararebye areba izina yamwita hamwe aravuga ngo reka mwite Yabesi. Yabesi risobanura agahinda. Ni gute umuntu yakwiyambura rino zina agahindurirwa izina kuko hari abari muri Kristo Yesu yamaze guhindurirwa amazina ariko batabizi ko yahindutse. Wivunika reka ncana kuri Yabesi honye burundu reka gupusha man kana no abantu bibwira ko imboba arizo ziri gucoma mu bipango widi nibo bari kwikubita bya danje ko nta muntu ubwo se imbobo yakwikubita widi ya kibiri inde se gitatu widi man buru ya gitatu nta mbobo yakikubita ubu imbobo iri ku imigazi tineri icupa riba ririmo hano. Nongeye kubaramutsa ndabashuje cyane bano mudukurikira muri mu Rwanda muri Afrika ibwota amasimbi mu migabane yose igize isi. Tubahaye ikaze kuri Prophet Ernest NYIRINDEKWE ni channel yabashyiriweho kugira ngo muzaye mukurikirana inyigisho yaba mu Rwanda ndetse no hanze cyane twibanda kuri no mikasi 12 katikiziriko cy'amateka. Abo turi kumwe akakanya nabangaba bari imbere nabantu kubahuza byoroshye kwera amavuta yabo n'ibirere babakoreramo buri umwe bari mu kazi n'undi ari mu kazi kandi kose kuguhesha Imana icyubahiro. Reka tubahe ikaze Prophet Ernest. Murakoze cyane ge. Tubahe ikaze Pst THEOGENE. Murakoze cyane turishimye. Inzaho cyane na amateka uwo mukasi ukata amateka. Numvaga nifuza ko twahita twanzika ikinyarwanda kigoye kuri bamwe ariko reka twanzike Imana idushoboze tuganire neza n'izina rya Yesu Kristo. Mu mikasi 12 katikiziriko cy'amateka hari umukasi w'amaraso ya Yesu Kristo abantu bakomeje kumva bakurikiye bakunze nabonye comment nabonye uburyo bagenda bivuga ariko ntago banyuzwe mutongeho akandi kantu. Hari buri wese aribaza ayo mateka ni bwoko ki. Icyo ni cyambere ese no ntubu mukasi uzaza gukata ayo mateka wa kabiri ni uwuhe. Hanyuma rero amateka nkuko tubizi hari ubuhamya Prophet Ernest mujya mutanga Pst THEOGENE hari ubuhamya mujya mutanga abantu benshi bakunda kuri mwese. Uyu munsi wa none rero ndagira ngo tubyinjiremo muri ya mateka
noneho dutangiye dukatagure koko ubu natwe tubohoke nanjye ngindi hano kugira ngo numve nkeneye kubohoka nkeneye no kwiga ubu niyo mpamvu ugiye kwandika ikaze Prophet duhere ikaze Pst THEOGENE wabasuye uyu munsi. Urakoze cyane, reka tubanze dusenge kugira ngo tubashe kwinjira mu ijambo ry'Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye turaguhimbaje, tugushimiye kubw'imirimo yawe n'ibitangaza byawe no kwera kwawe. Abantu bagiye kumva ijambo ryawe ribabohore ribakuroba bari bajya ahandi hantu. Urakoze kubikoreye kuyubayisha ni mu izina rya Yesu, amen. Urakoze kutwakira, ni umugisha ukomeye. Izi nyigisho z'imikasi 12 katikiziriko cy'amateka Imana yarazimaye izima imaze kumbohora kubera ubuzima bwanjye bwari buboshye. Imana imaze kumbohora mu nzozi nk'uko mwabyumvise mu mukasi wa mbere. Imana irambwira ngo ningende nanjye njye kubohora abandi. Nibwo Imana yamanuye ibyanditswe byinshi. Izi nyigisho shaka kuzikoramo igitabo. Hirya no hino ku isi bagiye basaba ati dukeneye igitabo cy'imikasi 12. Ndavuga mbere kugi abantu benshi hari igihe abantu badashobora gusoma ariko bakabasha kumva. Ariko ndavuga ngo mbere yuko abantu basoma, nubwo wenda mu gitabo hari byinshi bizongerwamo, mbere yuko abantu basoma reka babanze bumve, babanze basogongere. Ubu turimo turabasogongeza, igitabo cyo kizazamo ibintu byinshi. Ubwo rero niyo mpamvu twiyegereje uyu mukozi w'Imana dushingiye ku buhamya bw'ibyamubaye amaze kwakira Kristo. Amateka arayazi, ubuhamya bwanjye benshi barabuzi, ariko ubw'uyu benshi nibabuzi kuri Prophet Ernest kuri no channel bagiye gukurikira imikasi 12 katikiziriko cy'amateka. Reka ahubwo munyemerere tumuhe ikaze. Urakoze Pst Theo, tuguhaye ikaze. Urakoze cyane, twishimiye ikaze muduhaye. Uretse n'ubuhamya bwanjye ari benshi batazi ko twababaranye, ariko yasabira amateka. Ariko dushimiye yaduhamagaye, ni icyambere. Dushimiye yahinduye amateka nk'uko bivuze. Banyakira bavuze ngo uzwi ku izina ry'inzahuke naryo ubwaryo burya rifite icyo rivuze. Hazahuka uwazahaye. Ke ni ijambo nibuye Samuel yashinze ngaryite Benezeri, bisobanurwa ngo yaratuzawe na bugingo n'ubu. Burya rero hazahuka uwazahaye. Kandi njya nkubwire ko kuzara kurimo ibice bitatu. Ni byinshi bizaza umuzuri bikwibiyemo ibice bitatu. Igice cya mbere ni ukuzazwa n'amateka. Igice cya kabiri ni ukuzahazwa n'igihe. Igice cya gatatu ni ukuzahazwa n'ibyaha, aricyo kiye mwahereyemo. Igice cya gatatu kivuga ngo amaraso ya Yesu aca amateka. Yego, aca amateka. Ubundi hari n'abantu bajya kuda kuba bari mu rusengero kuvuga ngo abadamu bahereza Imana icyubahiro ko bavukiye ku ngoma ya Kristo. Ariko bajye banongeraho ngo n'abagabo namwe muyihereza icyubahiro kuko amateka ntabwo niyatwemereraga abari bemewe n'imiryango 12 ya Isirayeli. Twese rero turi mu gaciro k'amaraso umwami yameneye ku musaraba. Amen. Umwanditsi arandika, Yohana yavuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese na Marine ya Gogos ari we na ya Marine ya Gogos umwizera wese. Kandi si Marine ya Gogos gusa, na wa muri sasa na Dr. uvuye kwiga mu Burusiya niwe wazahajwe n'ibyaha. Ariko Imana iratanga, Imana iratanga. Musa nibuka rya jambo idushyira mu mugongo n'amateka yacu yose n'ubuzahare bwacu bwose tugakwirwamo. Kandi ntikuramo kana kangishyiremo kana. Rero nsoma irindi nakunze, ubwo ndacyari ku maraso sindayavaho. Nsoma irindi nakunze ngiyo umuntu ari muri Kristo Yesu amaze guhura na ya maraso, ngibya kera byose biba bishize abahindutse icyaremwe gishya. Reka mvuge kuri uyu mukasi gato tw'amaraso. Amaraso yinjiye muri nge ibyari nikotine. Ubundi abadogiteri bakubwira ko umwotsi umwe wa ganje cyo witwita weed, cyo bita kwikubita gusepfuza, umwotsi umwe wonyine abaganga bakubwira ko ukumaramo amezi 6. Umwotsi umwe ngayibaza imyotsi nakuruye na 2050 ariko bitarashiramo. Ariko
ariko amaraso y'umwami wacu haleluya amaraso yivanga n'ayanjye ibyari nikotini birahangira nitwa icyaremwe gishya mpabwa izina rishya mwibutse yuko amen ndanezerewe Kristo yaje guhindura amateka nta gusiga ataguhaye izina yashimiye ko nawe ne Kristo agaca amateka y'ibyaha ngahinduka icyaremwe gishya akama izina rishya nkitwa umwana w'Imana Imana ihabwa icyubahiro nivugiye ku maraso gusa amateka singiyeyo amateka ni mabi agira igisebe cyitwa umuvogo amateka agirango n'igisebe cyitwa umuvogo ubundi igisebe cy'umuvogo ni igisebe ureba ukagira ngo cyakize kubera ko kiri kugenda cyuma nkurikira umukozi w'Imana urareba ukagira ngo kirimo kirakira kubera ko kiri kugenda cyuma ariko wakwitegereje ukabona kiri gucukurika umuntu wakomerekejwe n'amateka iyo umureba niyaseka ntabaseka abashinyika asekera mabashirira amateka ni mabi ariko iyo uhuye na Yesu ibimenyetso birindwi cyambere kikubwira ko ahuye na Yesu Mana ishimwe aguha amahoro yo mu mutima kandi nta farumasi baho icuruza uragira ko ati ni imiti y'imvaburayi iyi ngiyi ugasana ibiciro bise byiyongera ariko nta farumasi baho icuruza amahoro uretse Kristo wenyine haleluya yaravuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe ntago ari abaremerejwe n'umufuka w'isima ntago ari abaremerewe n'ingunguru y'amavuta ntago ari abaremerewe n'umufuka w'ibirayi n'abaremerejwe n'amateka amateka arakomeretsa amateka arangiza amateka aguha izina amateka wicara mu bandi ukabona nusa nk'abandi amateka urambara karuvati ugashyiramo amateka akaguherekeza kakubwira ngo uri rubyogo kwa rudomoro amateka aragatsindwa icyo usabwa mu mateka ni ukwemera ko ari ayawe nukwemera ka ninde Pst THEOGENE uhese pasiteri uhese umwe wari mayibobo mbihungireze yo amateka usabwa kwemera ko ari ayawe niko gukira amateka uvuze kwemera ko ari ayawe ntiwaba uri ukomeza ahubwo kuyitsindamo ya mateka ntushobora kuyatsinda utemeye ko ari ayawe icyo bita kwiyambura urubwa cyangwa se burya hari ikintu Paul yavuze ngo kubaha Uwiteka bifatanyije no kugira umutima unyuzwe si ukunyurwa ngo ugume hahandi ahubwo iyo wamaze kumenya ko wewe ari weho umenya uko utambuka ukava aho ngaho hanyuma tugendeye ku byo uvuze byose rero ese wanyemera nkakubwira umuntu umwe muri Bibiliya uwagiye asa n'amateka ye aranayemera igitabo cya kabiri cya Samuel igice cya 9 ngo Dawidi ageze ku ngoma yibuka ineza Natani yamugiriye yirengagiza ibyo Sawuli yamukoreye aravuga ngo mbese hari uwasigaye wo mu muryango wo kwa Sawuli ngo mugirire neza haza abantu rero bazi gusobanura ngarahari witwa Mefibosheti ntiyagarukiye aho yaramusobanuye witwa Mefibosheti wo kwa Makiri ntiyagarukiraho mwene Miyeri ntiyagarukiraho yongeraho ngo utuyiro de bari ntiyagarukiraho yongeraho ngo umugaye ibirenge ibyo byose umwami yarabibajije ariko byari ngombwa ngo amuvugane n'amateka yose ntawe wayakikira batiri mu munzanire umwami yamubwiye amagambo 3 nakunze ijambo rya mbere yaramubwiye ngo uhereye kuri uyu munsi uzagirira kuri aya meza haleluya ijambo rya kabiri ngo ibyari ibya sokuru Sawuli byose ndabiguhaye ijambo rya gatatu aramubwira ngo abagaragu bose bari abasokuru ndabaguhaye ariko kuko yari yarakomerekejwe n'amateka igisubizo yashubije yaravuze ngo nge ndi nkande umugaragu wawe w'imbwa y'intumbi icyambere yemeye ko amateka araye uwavuze ko aba kwa Makiri ntiyabeshye uwavuze ko atari kwa Makiri gusa mwene Miyeri ntiyabeshye uwavuze ko atuyiro de bari ntiyabeshye uwavuze ko amugaye ibirenge ntiyabeshye ibyo bavuze ni ukuri ibyo bavuga nibavuga ukuri nibavuga ngo ntacyo uzimarira ujye urakare Yesu atagize cyakumarira wakwimarira iki tujye tubwizanya abantu kuri ibyo ngibyo byatumye Mefibosheti we bwe yemera uwo ari we
yemera uwo ari we. Ndagira ngo mbibutse ibintu bigeze kuri ibyo byaramukomerekeje by'amateka. Icyambere, uwari ufashe ingoma ari we Dawidi yari yarahizwe na sekuru. Icyo cyonyine yumva ko Dawidi azamumerera n'abakamwiturina. Icya kabiri burya cyamukomerekeje gikomeye, burya ntabwo yavutse ari ikimuga, ahubwo baramuhunganye bamugerana irodebari, yikubita hasi mu rugamba aravunika. Aho niho yakomerekeye igikomere gikomeye, ari nabwo yari atumwe no kuba agarutse i Yerusalemu, kuko yari abaye ikimuga. Kandi amateka avuga ko nta kimuga cyemerewe kwinjira i Yerusalemu cyangwa mu iteraniro ry'abera. Ahagarutse rero agarukana n'amateka yose, mu kuyemera rero bituma yongera kwicara he ibwami. Rero mbwira ko Yesu adafata ku ngufu. Tugarutse ku maraso, Yesu nafata ku ngufu. Twebwe abatambyi turakubwiriza, umwuka akakwemeza, ugaca bugufi ukamwakira. Niba utamwakire n'ibyaha ukuraho umushumba. Amaraso ya Yesu, amaraso Yesu akugezeho, yasanze wowe we Pst THEOGENE, aka kanya uritwa pasiteri, yasanze uri umuntu ucoma, unywa itabi, uri muri izo karande z'iwanyu. Amaraso Yesu akugeraho. Hari n'ubundi buhamya ujya utanga, sinzi niba nemerewe kubuvuga. Buvuge. Nanjye ubwanjye ndabwivugira. Hari ubundi buhamya ujya utanga ko ari mayibobo, imbobo yo ku muhanda, ikusha, icyo bita gukusha. Cyo bita gukusha. Yesu ahageze agukuramo umwambaro w'ubushwambagara ukimara kwakira. Ariko sindi wakiriye Yesu ute? Yansanze muri salo iwawe. Aho ngo iwanjye ntawe nagiraga. Nari maze iminsi mfite imodoka za Dubai ndikoza. Za Dubai ndikoza. Wifite akarinye rero uri kubyumva, izindi shumi zifite amageto ziragucumbikira kuko ari wowe ubageza, ubu barasira. Ishumi ni iki? Ishumi nabo mwababaranye b'imihanda. Urumva rero kuri mizo ukari nge wari ufite rinye, kuko ari nge wari ufite rinye, yari ifite ishumi icumbikiye. Yego. Twareye mu kabari kitwaga Karivadosi kabaga imbere ya gare Gogosi. Bana nikubise bihagije, icyuma nagihari. Uko mukateza kanyitera bati ukate no wanyuma, ejo nzagucakira. Ariko ndamushira nemaze kukaroringa, bita kuroringa, babyita gukuramo imbuto. Bigeze ucoma wapi? Ariko hari umuhungu ujye uguma muri firizi umwuka, ntago yabe. Ubu mba ndi kuvungura, ubu mba ndi gukuramo imbuto. Njye namenyenye nawe ukishijwe. Ubu mba ndi gukuramo imbuto. Wari ukishijwe, njye nakumenye ukishijwe. Urupapuro rwitwa rija. Rija? Ni urupapuro, agapapuro kaba koroheye, ukahita urambikaho. Urumva ya ganje yafu yari iri hano, nyirambikaho urupapuro, urumvise ijyaho kuri urupapuro. Ngize ukahita uroringa fresh, ugakoresha ururimi. Cyo bita kwikubita. Nari maze kwikubita, ariko mana kize ifege Yesu ansangaho mu buryo bwiyerekwa, mbona ubuzima bwanjye bwose uko bukurikirana. Nibwo natatse mvuze ndavata Imana, igihe maze nkora Satani kirahagije. Uhereye umunsi nje kugukorera, kuva uwo munsi ndakizwa. Kandi ikindi, nabanye n'abantu basenga. Amen. Abo bana nabo usa nabo. Mbwira abantu ngo ucuruza ifasa nayo, ucuruza amakara asa nayo. Nanjye nafatiyeho mbana n'abasenga, nibwo twakubitanye, twurira imisozi, tumanuka twinjira ubuvumo, Imana ivugana nawe. Amateka arahinduka. Kandi igikomeye, gitangaza gikomeye, guhura n'amaraso ya Yesu. Guhura n'amaraso. Imana iguha umugisha. Amen. Twari tukivuga ku maraso kuva mu gisekuru cya Adamu wa mbere ukajya mu gisekuru cya Adamu wa kabiri. Tugeze ku mukasi wa kabiri ukata ikiziriko cy'amateka, ndahita nanawusoma. Ni na cyahanini nuko nagira ngo tubanze turangize umukasi wa mbere, uretse ko nawo mu bindi bigano bizageraho harimo ibyo tuzajya dusesengura kugira ngo duhuze iyo turimo dusubira inyuma tureba mu nyigisho zimwe na zimwe zagiye zikorwa, kuko Adamu ntabwo turamuvuga neza wa mbere, atandukanira na Adamu wa kabiri cyangwa se aho bahurira. Noneho kubera ko
tuba tukubonye gake tuba tuzongera kubona bigoranye kandi ndashaka ko abantu bumva ikibaye. Umukasi wa mbere twavuze ko ari uguhindura igisekuru ukakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza nk'uko igitabo cy'Abaroma kibivuga, igice cyawo ni igice cya 10:9 haravuga ngo niwatuza akanwa kawe ko Yesu ari umwami ukabyizeza umutima wawe uzakizwa. Yohana 1:12 cyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abakorino ba kabiri ibice byawo ni 5:17 haravuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya kuko ibya kera biba bishize. Abaroma 8:1 haravuga ngo abari muri Kristo Yesu nateka bazacirwaho. Urwandiko Paulo yandikiye Abaefeso igice cya 2 yaramandikiye aravuga ngo namwe yarabazuye abari mupfuye muzize ibicumuro byanyu ni mwari mufite Imana rurema mwarabakitse ku masezerano ngarika Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi ibazurana na Kristo ibicaza mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Mu yandi magambo yatwicazanyije na Kristo mu ijuru, nago yabanje ngo imuzure natwe ibone kutuzura, yatuzuranye nawe itwicazanya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Iki rero niwo mukasi wa mbere ukata ikiziriko cy'amateka, ni uguhindura igisekuru. Amen. Ukava mu gisekuru cyo kwa Karaveri, ukava mu gisekuru cyo kwa Kanyandekwe, ibisekuru bigiye bitandukanye by'amazina agiye atandukanye, amazina adafite Kristo, ukakira izina rishya. Imana ishimwe. Noneho tugeze ku mukasi wa kabiri. Umukasi wa kabiri witwa guhindurirwa izina na Yesu. Guhindurirwa izina, kwitwa izina rishya. Uryiswe nani? Hari ibintu bitakubaho Yesu ataraguhindurira izina. Ni bidashoboka. Wabyumvise? Umukasi wa kabiri ni uguhindurirwa iki? Izina. Hari ibintu bitakubaho Kristo ataraguhindurira izina. Itangiriro twihuse kugira ngo twita tugenderamo kuko nzi ko iki kintu ari icyawe. Ujya uvuga imbaraga z'izina. Ugiye kuvuga imbaraga z'izina. Yesu amaze guhindura izina ryawe, ibyatangiye kuba mu buzima bwawe. Niwo rero tugiye kwinjirira. Itangiriro igice cya 32 umurongo wa 27 haravuze ngo uwo mugabo aramubwira ati ndekura kuko umuseke utambitse. Aramusubiza ati sinkurekura utamaye umugisha. Umurongo wa 28 aramubaza ati witwa nde? Niyo cyakindi kumenya amateka yawe kana yavuga. Aramusubiza ati ndi Yakobo. Utari wemera ko amateka yafite ntago ushobora kubohoka. Aramubwira ati nukitwa Yakobo ukundi ahubwo uzitwa Isiraheli kuko wakiranyije Imana n'abantu ukanesha. Aho hana muhera umugisha. Ngaho rero Yakobo yemeye amateka yemera uwari ahabwa izina rishya. Nyemerera gato mbwire nkwibutse yuko umutungo ukomeye w'umuntu ari izina. Ibindi byose birashira. Vuga izina. Ibindi byose birashira bikarangira. Diplome irarangira. Ntayo barahambana lisanse cyangwa ngo upfe bayiraga umwana wawe. Irangirana nawe. Amazi arashya bikarangira. Dufite ubuhamya bw'abantu ibintu byo birangira bigashira. Akaba ari bwo atangira kukubwira ngo umushumba ndambikaye ibiganza cyangwa tujye gusengera ibintu birarangira. Ariko umutungo bwite w'umuntu ni izina. Ubu ngubu njyashimira ubuyobozi bwacu, umwana asigaye ava kwa muganga yibitseho umutungo akivuka mu masaha 6 wirangamimerere yaba ari hariya ukamuha izina ry'akaritahana ntiwamukura kwa muganga izina ry'ataritahana. Iri zina rarikambakambana, iri zina rikorana dede, iri zina karyigana garidiyeni, iri zina karyigana primeri, iri zina karyigana sogonderi, iri zina karishakiraho, iri zina karyuzukuruzaho, iri zina akarirwarana, akaripfana, tukanarimuhambana n'umusaraba we ukandikaho izina rye. Bivuga ngo umutungo bwite w'umuntu ni izina. Niyo mpamvu Imana ntishobora gukora ikosa ryo kuguha umugisha itaraguhindurira iki izina. Bivuga ngo umugisha wa mbere Imana iha umuntu ni umugisha w'izina. Iyi Imana iguhamagaye ugahura na Yesu Kristo, icyambere gukorera yemera ko akubera se. Ndagira ngo iki kintu cyumve, nta wundi uha izina umwana. Izina rigira agaciro niryo ahawe na so.
nkurikira izina rigira agaciro ni izina wahawe na so. Iryo zina rigira agaciro kandi impamvu ariguha, impamvu akwita izina rikagira agaciro, hari ibyo areberaho. Ese uyu mwana turasa? Subiramo. Uyu mwana ubundi turasa? Iso ntashobora kuguha izina atabonye ko musa. Ntibishoboka. Bivuga iki rero? Niba uhuye na Yesu hari indangagaciro agira. Haleluya. Haleluya. Za ndangagaciro yabonye umaze kuzuzuza, witwa umwana w'Imana. Wamara kuba umwana w'Imana akaguha izina rishya. Ibyahishuriwe 2:16-17 bavuga ngo unesha nzamuha kuri Imana, ngariko muhe n'izina rishya ryanditsweho izina ritazwi n'umuntu wese keretse ugize gute uwanesheje. Mu byo azaduhera mu ijuru hari izina rishya. Kandi tukiri no mu isi dusubira mu gitabo cy'Itangiriro, Imana yahamagaye Aburahamu iramubwira ngo icyambere ngusaba ni ukubanza guhindura amateka, ukasiga ukava ukajyaho nzakwereka, guhindura igisekuru. Hari imiryango twabarizwagamo. Iyo tumaze kwakira Yesu tubarizwa mu muryango w'Imana. Hari amakupure hari ibyiciro, hari ishumi, hari abaji, hari abajyama twagenda, hari udusima twahigiragaho, ariko utwo twaduteye umugongo. Pawulo yaravuze ngo ibyo nabonaga nk'indamu yanjye nabihinduye nk'igihombo. Iyo mbirebye rimwe na rimwe mbimbona nk'ubamwe, nabireba nkabona nk'ubamwe. Icyo gihe ni amahitamo y'umuntu. Yesu ntafata ku ngufu. Iyo umaze guhura nawe rero aguhindurira izina. Aburamu, Imana yamuhamagaye yitwa Aburamu, iramubwira ngo uhereye umunsi wa none nguhaye izina rishya, wiswa Aburahamu. Ishyiramo hashi. Itonde gato igeze kuri Sarayi, iramubwira ngo Sarayi we, ntago naguha umwana ukitwa Sarayi, ndabanza guha izina rishya witwa Sara. Nkurikira kuri Aburahamu yongeyeho kuri Sarayi ikuraho. Bivuga ngo mu mazina Imana itanga ikuraho ikanongeraho. Sengeye aba turi kumwe, Imana igira ibyo ikuraho ku mazina y'amateka. Uri kubyumva neza? Ariko igira n'ibindi yongera. Mukasi ukomeye izina mukasi wa kabiri ni izina. Uvuze kuri Yosefu, Yosefu yashaka avuga ngo data yambwiye ko nzaba Isirayeli. Oya, yabivuze n'amateka bati nge nitwa Yakobo. Witwa Yakobo uhereye umunsi wa none ntuzongera kwitwa. Imana ishimwe uwihamagaye imuhindurira iki? Izina. Hari ikintu mise ntekereza n'umuntu udukurikiye wese ashobora guhita atekereza akavuga ati yes, uremeye, amateka aragutsinze, urayemeye, Uwiteka murahuye yaguhinduriye izina. Ese iryo zina noneho akamaro karyo mu buzima bw'umukristo nakahe? Urakoze cyane. Iryo zina icyambere rigutandukanya n'abandi. Rigutandukanya n'abandi. Yego. Witwa murokore, witwa gajyama. Sobanura ko kandi ndagira ngo iryo zina rigutandukanya witwa murokore, witwa gajyama. Ubona caga banyita babusi, ryari izina ry'imihanda rya GACIRO. Yes man, babusi ya G Roma. Kandi amacesi burya si ugupfa kuyatanga, uburyo uyatanga ugiye ku gasima kureba umpusha yapange ganja, uburyo ebana umukubita pasi akahita kubonamo Babiloni. Kandi iyo bakubonyemo Babiloni abazungu batemo mani, ubwo bahita bakuyoba. Ubwo ni leta nye, ni polisi nye, baba bagushonye kuri leta. Ariko iyo umaze guhura na Yesu, Mana ishimwe agukubitiza. Reka tubivuge, witwa murokore, witwa gikobo, witwa gibandi, agasaba ngo salama muroko. Icyambere aguha izina. Ijambo rya kabiri rikugarurira agaciro muri sosiyete. Ya mazina yasenye ubuzima bwawe ugarurirwa agaciro. Twari urwego ugeramo kubyumva kwera ya mazina wakuye ku gasima n'ahandi muri bwa buzima bw'amateka, ku buryo usura umuntu akahita azana umwana ngo yewe ubuganiriza umushyitsi, atari urukundo, yatinye kugusiga muri salo ngo utayitwarana na caji. Tabatara nararonje tu bagahamagara Ponse ngaza kuganirize. Ariko iyo umaze guhura na Yesu akaguha izina rishyo kitwa murokore, uretse no kugusiga muri biro bagusigira na kashe.
ngo bakaguzanira uretse no umwana kugusiga muri biro bagusiga no muri kontwari, uretse no kugusiga muri biro bagutuma no kuri banki kubera izina rishya kandi ritapfuye kuza gusa ryazanye n'indangagaciro z'uwaguhaye izina. hanyuma turacyari ku izina. Izina ni ikintu gikomeye mu byo maze kumva. Izina ijambo rya gatatu riguha umugabane mu byaso. Ubundi uri mwene indi, uri mwene kanaka witwa dese kanaka, bakajya muri database bagasanga koko mu izina kwa Yesu. none muri database y'ijuru bashyiramo inde niyo Pst THEOGENE, uhe wundi wari imbobo, uhe babusi, uzi ko Imana ituzi kamenya n'amazina y'amasino. Muri data turamubonamo ni umuragwa w'ijuru. Mu baragwa b'ijuru rero harimo no kumwubakira umuryango, narambagize noneho bamwemera, ijuru rikabisi ukabona n'abakwemera. Ndafashijwe, Imana ishimwe. Amina. Imana ishimwe. Iwa muririmbyi aririmbye avuga ngo imigisha yose muri Kristo Yesu twarayihawe mu izina. Nukuvuga ngo uretse n'ubu buzima muri database mu ijuru, mu gitabo, mu irangamimerere ry'ijuru, abaragwa b'ubugingo twanditswemo. Yesu ubundi Yesu mbere yuko aza mu isi we yitwaga nde? We yitwaga marayika ukomeye w'Uwiteka, ariko amaze gutsinda ahita yitwa Jambo. Yikoza hano ubundi amazina 6 wanyemereye nkayavuga. Kandi buri zina Yesu yahawe ageze mu isi. Akada reka avuga amazina. Buri kira afite amazina 6 kandi buri zina rye ryose ryagiye rikora mu gihe cyaryo. Izina rye rya mbere yitwa Jambo. Ryakoze mu gihe kiremwa ry'ijuru n'isi. Mbere na mbere hariho Jambo, mu byari mu byose na kimwe kitaremwe nawe. Izina rye rya kabiri yitwa marayika ukomeye w'Uwiteka. Ahantu hose uzabona utumye nibuka Yesuwa ngo bagiye kwambuka Yorodani, ngabona umugabo ahagaze hari n'inkote yambaye yihwa, ariko Yesuwa naramwemeye. Yari umusirikare utagira ngo nubwo yari ahagaze muri position yamubaza ya marato, kuko burya position yanyuma mu kurwana no kwiruka, ngari kuri uwo mu bacu cyangwa uwo mu babisha wacu, ngahita muhumuriza ngo nje nonaha kuba umugabo w'ingabo z'Uwiteka, marayika ukomeye w'Uwiteka. Izina rya gatatu rya Yesu ni Emmanuel. Ubwo yaraje aje gutabara umwana w'umuntu, ubwo yemeraga ryakoze ku munsi wo kuvuka gusa. Emmanuel, Imana ije kongera kunga ubumwe hagati y'umuntu nawe. Izina rye rya gatanu ryo tugezeho rya kane yitwa Yesu. Ryakoze muri ya myaka 3 ubwo yateguraga ministeri y'ivugabutumwa. Izina rye rya gatanu, ariko haleluya, yitwa Kristo. Ryakoze ku munsi wo kuvuka, na n'uyu munsi niryo dukoreramo mushumba. Iyo usengera abantu bagakira, ubasengera mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ariko haleluya, tubwiriza abantu bakava mu byaha, tubwiriza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ba Yesu ni benshi, niba bitwa bayisa mu cyarabu ni Yesu mu Kinyarwanda, ariko Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana. Izina rye rya gatandatu ni Mesiya. Ryakoze ku munsi wo kuvuka. Ari Yesu umwami. Ubwo azaza gutwara itorero, azaza gutwara itorero yitwa Mesiya. Ubwo azaje gucunga gutwara itorero, yaraducunguye, azaba aje gutwara itorero. Ni ukuvuga ngo mu mazina iri tarakora n'iryitwa Mesiya. Hanyuma turacyari kuri iryo zina. Wemeye, wavuye iyo waruri, waje, wabaye icyaremwe gishya, reka mbyite gutyo, kuko wemeye kwitwa izina Uwiteka yaguhaye. Hari amazina wari usanzwe witwa asanzwe, witwa Ruhetana, witwa Ernest, witwa Theogene, ariko se rya zina rizahindurwa n'irihe zina wahawe usibye kuba wakwitwa umwana w'Imana? Kuba wariswe amazina naso ntibikwiye kwitwa izina rya Data wa twese. Iryo ni ryo abantu bakeneye kumenya none. Iryo abantu bakwiriye kumenya ubu none, iryo wiswe n'Imana.
iryo wiswe n'Imana irya mbere ni ukwitwa umwana w'Imana, ukitwa murokore umugenzi ujya mu ijuru. Ngo umunsi Yesu yajyaga mu ijuru ngo babonye buzuye umwuka wera, ngo bibuka ko ari abaswa batize kandi barumva bavuga indimi z'iwabo, ngo bakabona imirimo n'ibitangaza, abarwayi bari gukira, abandi bari guhindukira, abandi bari kuva mu byaha. Ngo umunsi Petero hagaragaye yuzura umwuka wera, ngo hihanye 3,000. Nta giterane kirabaho abantu ngo hihanye 3,000 bahite buzura n'umwuka wera, uretse urya munsi wa Pentekote. Ngo barahindura baravuga ngo ni abakristo. Bivuga ngo izina rya mbere Kristo aguha niryo kwitwa umwana w'Imana. Ariyo wa mukasi w'amaraso aza agaca amateka y'ibisekuru, wiyongi akaguha izina rishya, ukabanza ukaba umwana we, ugafata indangagaciro ze, akavuga ngo ntago ngusiga ntaguhaye izina, wiswe umwana w'Imana, umugenzi ujya mu ijuru. Haleluya. Twite twinjira ku gice gisa nk'igisoza arimo muza kunyemerera. Noneho rya zina urarihawe, winjiye mu rusengero, winjiye mu nzu y'Imana, urarijyanye, ariko amateka akomeje gukurikirana rya zina rya mbere n'ubwo wahawe rya zina ry'umwana w'Imana. Aho noneho biza icyambere ugomba kumenya ko abuvuye mu bwabo, abuvuyemo ubaye umwanzi wabo, kuko nimugihuriye kuri za diro mwakinanaga. Nawe ugiye Musanze umenye ko batagufitiye icyizere, kuko hari icyizere wasenye. Ni rwa rugendo utangiye rwo kugira ngo rya zina Imana iguhaye likubakira icyizere mu bantu. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo mvugutira kandi ucurumaremo inkamba, izina Yesu atanga si iry'ubusevire kandi uva mu cyiciro ujya mu kindi. Ugiye mu gisirikare ntago nabaye we, ariko njya nganira nabo, iriya myenda byonyine kuyambara hari ikosi ukora, kugira ngo bashyireho akantu hari ikosi ukora, kugira ngo ku rutugu kajyeho hari ikosi ukora, kugira ngo wambare hari ikosi ukora. Biriya byiciro no muri Pawulo yandikira Timoteyo yaravuga ngo ujye ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro, kuko ari byo bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo, kugira ngo ugere mu rwego wubaka cya cyizere mu rusengero. Hari amakosi uri gucamo, ntiriwe mvuga y'inzara, gusorwa mu nzu n'ibindi, kandi ugikina diro waraturitsa ukabona uko wishyura inzu, ariko ubu ntugituritsa ngo ubone kuntu wishyura inzu, warakarasa ugakina umukino ukabona uko uhaha mu rugo. None ibyo ntukibikora, utangiye ikosi ryo kugira ngo wubake icyizere cy'izina, kuko izina ni wowe uryubaka. Yagira akantu kumwe izina. Yesu yaravuze ngo bazabamenyera ku mbuto mugira gute mwera, kugira ngo wubake iryo zina. Kandi izi mbuto ni imbuto zigeze ku 9. Nuzumva urasanga kuzera nta mikino irimo. Urukundo, urasabwa gukunda abagukunda n'abakwanga. Urwa kabiri gukiranuka, birasaba kudaturitsa kandi wari kuyahezana. Ubundi hari amafaranga urya ntagutera ingaro. Urwa gatatu kavuga ati hari amafaranga wasa ukavuga atanda yashije ntangaro, ariko kubyo kugira ngo wubake icyizere cy'izina ntuyasoka yagarura, ukahereza boss, abo mukorana bakakwita umurezi, ariko uri muri ubaka izina ry'ejo. Hari ubuto rwitwa kwihangana. Uzi kwihangana? Urwo n'urwa gatatu. Uzi urubuto rwitwa kwihangana? Kwihangana. Uzi urubuto rwitwa kugira neza? Wazanyimene nkaza tukava kuri urubuto rwitwa kugira neza. Kandi umve umuntu ntagira neza kuko afite ibimusagutse. Oya. No muri duce ufite wagira neza. Data yagize neza muri 82, afata umuboyi wo mu rugo amuhindurira akazi, amukura ku kazi k'ububoyi. Mwati wa mwana ndabona uri kuba umusore, ngwino nkukure ku kazi k'ububoyi, mujyana umbere umukonvayeri. Aramujyana mukobera umukonvayeri, amufasha kubona perime, amwigisha imodoka. Data apfa muri 94, ze jenoside yakora abatutsi muri 94. Jenoside irangiye, wa undi wari umuboyi mu rugo mbonye aramenya, aravuga ati ntago natinyuka gukoresha ngo unyogereze imodoka. Wa mwana nubwo yibera ku muhanda uri imbobo, nibutse neza so yangiriye, reka nkwiture neza so yangiriye. Yankwe ku kazi kubo yaranjyana mubera umukonveri, nkujyana iwanje mu rugo. Urubuto rwitwa kugira neza ururyaho, uretse n'ingorano tuzabwa tugeze mu ijuru. Kana utarurya umwana we cyangwa umwuzukuru wawe harya ku kabuto kuko wagize neza. Hari urugendo rwo kubaka izina wahawe na Kristo. Twageze kuri rwa gatatu. Okay, hanyuma
Pastor Sanditse mu Bagalatiya 5:22. Abagalatiya 5:22 ubwo baze kwasoma. Harimo Prophet Ernest, reka ngusabe udusobanurire ku mpamvu umuntu asohokana izina mu nzu y'Imana akarisubizanya aho yaturutse. Dusoreza aho ngaho. Imana iguha umugisha. Uvuze ijambo rikomeye cyane. Twarimo tuvuga ku mbaraga z'izina. Imbaraga z'izina. Yesu asenga, yasengeye abigishwa muri Yohana 15. Yohana 17. Yaravuze ngo data singusabye ko bakura mu isi, ahubwo barinde umubi, cyangwa se uyibarindiremo. Namaga merutse guca gogose abana twabanaga baramwe ati man pasteur sigudusengeye man nabaza ati bimeze gutesa ati umubumbe wabaye danger man. Rero Yesu ntiyadusabye ko tuva kuri uyu mubumbe, ahubwo yasenze Imana ngo iturindire kuri uyu mubumbe. Kubera iki? Uyu mubumbe turiho ari wo dutegurira aho tuzaba hirya, kandi uyu mubumbe Yesu arawuzi. Yawusonzeyeho, bawumutikuriyeho, yawambariyeho ubusa. Mwebwe muvuga ngo wambaye ubusa, kwe ndagushimira ko wambaye ikoti rinambaye ryakinguwe na ryarinde wanyambetse. Mama Linioneri nawe na ryarinde yararinguwe. Mbese kubera Imana iguha umugisha mwinshi. Ubu ngiye no kuva hano njya kwita nzana kaga passport yayampaye, dore ngaya yayampaye ngaya, ngiye kwishyura passport. Gira gutya ibi byonyine birahanze. Reka nyabiyo cyangwa urashaka kuyandasa, ariko harakijijwe ntukirasa. Urumva icyo nakubwiraga? Imana ishimwe, Imana ishimwe. Reka mbenga Yesu asaba ngo Imana iturindire mu isi, ntiyagomba kutujyana tudakoreye ijuru. Ariko uyu mubumbe arawuzi, yawubabariyeho. Hanyuma Imana yakomeje kurindira umwana wayo muri uyu mubumbe. Hanyuma nibyo nagira ngo ndetse duhuza na Prophet Ernest, nashaka guhita mubaza. Navuga umubumbe nawe ase umubumbe arawuzi, yaretse nkawuvuga. Have wa mukristo data guhereye izina kuri uyu mubumbe, kandi iri zina guhereye kuri uyu mubumbe ni inshingano zawe kugira ngo uryubake, uzabashe kubona izina rishya tugezemo. Ese kuki atazahera ko kubibyibushye? Hari nabibwira ko tuzarya nitugera mu ijuru. Reka mbakurinzira ku murima mu ijuru nta biryo biriyo, nta n'amazi ariyo. Ariko Yesu ajya kudukumbuza ijuru kugira ngo turiharanire. Yari tubwiye ku binazi biduhangayikishije kuri iyi si. Buriya atatubwira ibiryo twari kujya tumukwe ngo mu ijuru ibiryo biri. Ndayambabwira ko turya ibi biryo turya kubera iki kibiri, kugira ngo kibeho. Turara mu mazu kugira ngo tutarwara imisonga, cyangwa turare hanze impyisi n'imbwa ziturye. Mu ijuru rero ntago uyu mubiri uzajyayo. Mu nkurikire igisubizo cy'ijambo mvuze. Yaravuze ngo iby'amaso atigeze abona, iby'amatwi atigeze yumva, ibyo twigeze tutekereza, ibyo nibyo tuzasanga. Bivango yo gitekereza ngo uzarya akaguru ka dendo, niba kari kanariyo kahise kavaho. Ugitekereza ngo ni stitawa nzabama, niba ari iyi sivayo, ahubwo haranira kuzagerayo ubona izina rishya nibizagutungura. Ujye ubareka buri muntu abivuga, kuko ntago narababaye mpiga nsoroma ngo ningere ngiye no gukora akazi ko gusoroma. Burya zibya gusoroma iki? Cenge guhangana no gusoroma. Kugira ngo muri comment nzicara soroma amatu. Ako kantu se Prophet Ernest buriya kasobanutse neza ko umuntu wasohoka irya zina karisubiza kwivuruguta muri rya vata yakuwemo. Ahubwo nanjye reka mbe nk'umunyamakuru ngira akantu mubaza kugira muri comment naza ko bibazwa atagihari. Ari ijambo Yesu yavuze muri Yohana 14 ngo nimuhagarike imitima yanyu mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo kwa data hari amazu menshi, yatahaba mba mbibabwiye ngo ngiye kubategurira kugira ngo aho nzaba namwe muzaba ariho muzaba. Ubu bantu bashaka kuvuga ati se ko Yesu yavuze ko hari amazu yaratubeshye. Ndagira ngo usobanurire aba bantu. Ajya kudukumbuza ijuru nari mbivuzeho nihuta. Yarigiranyije n'ibyo tubona amaso yacu.
ku kazi katubwiye uko riri ntitwarishyikira kandi ntiyarigeranyije na vewiti kuko kwasiteri ziraza ukayigura ijya mu mujyi atatu yawe ukahagera burya ubu yiguze n'intebe wicayeho turuwasa zawe burya ubu yiguze kugera mu mujyi urumva ubu yiguze yayigereranyije n'inzu kuko niyo dushyikira ituze akundi umuntu yitwa Nyirinzu uramuzi ndamuzi Nyirinzu umuntu uhereza amafaranga navuge ngo urakoze kugira ngo rero ijuru turiharanire babashe kubyumva reka mbisubiremo babyumve neza nitonze Yesu ajya kutubwira ijuru yarigereranyije n'ibintu azi bituzengereje kugira ngo turusheho kuriharanira no kurishakisha kuko iyo ari tubwira uko turi ubwenge bwacu n'ibitekerezo byacu ntago byarishyikira ntago yatubeshye hari ibyo ari kudutegurira ariko ntubimenye kuko ubimenye waniyahura kugira ngo urebe ko wajyayo. Pastor reka mbaza akabazo kamwe gatoya kuri kiriya arambajije urabona turi ku gicaniro cy'izina twamaze kumva ko Aburahamu atarahindurirwa izina hari ibi byaha yagiye akora byo kuryamana n'abahagayi biriya bintu turimo turareba hari abantu babyara abana bakabita amazina y'ibicaniro ibyo urabizi nawe ukabyara umwana ukamwita Mbabamo Mbazi iri zina nabonye ko iri zina rishobora kudahabwa umugisha sinzi niba iki kintu kizi sibyo umuntu akabyara umwana ugasanga hari ikintu yamugereranyije nacyo ya mazina amwe y'amagenurano ya mazina kandi ayo mazina yarangiza akajya mu byangombwa byabo Yakobo yitwaga Yakobo risobanura iki risobanura umuriganya buri zina ryose riba rigiye rifite ikintu risobanura aha rero ni hano twarimo tugenda tureba uyu mwuka ni gute umuntu yawiyambura iryo zina ugakomeza kuryitwa Yabesi yitwaga Gahinda nyina yamubyariye mu bihe arije agiye kumubyara ntiyamwita izina ngo amwite Mugisha kuko yararebye areba izina yamwita hamwe aravuga ngo reka mwite Yabesi Yabesi risobanura agahinda ni gute umuntu yakwiyambura rino zina agahindurirwa izina kuko hari abari muri Kristo Yesu yamaze guhindurirwa amazina ariko batabizi ko yahindutse wivunika reka ncana kuri Yabesi honye hari abantu bagiye bibwira ko Yabesi yari umukene Yabesi ntabwo yari umukene buri muntu avuga uko yumvaganisha n'ashaka bitewe n'uko yahawe ashaka kuganiriza abo bantu ariko Bibiliya iravuga ngo Yabesi yarushaga bene se icyubahiro yego neza ariko icyubahiro yari afite mbabwire ko bimwe mu bikoresho by'icyubahiro harimo kashi bimwe mu bikoresho by'icyubahiro akantu karimo iyo udafite akantu barubebe wabona akantu kitwa boss iyo udafite akantu witwa Karoli wabona akantu kahita yitwa Charles lita rijya mu cyongereza iyo udafite akantu witwa Umurezi wabona akantu kitwa umuntu usobanutse uri kubyumva ukabona n'ijambo rero ndagira ngo akantu bakumve ntago icyubahiro cya Yabesi cyavaga ku bindi cyavaga ku buryo n'ubushobozi ariko nubwo yari abifite izina yari yariswe na nyina ry'uko yamubyariye mu gahinda atagizemo uruhare karamukurikiranye no muri cya cyubahiro ariko agahinda ubundi urakaza agahinda akagusekurana n'izina so yakwise narababaye uretse gato uri kubyumva ariko ntarava kwa Yabesi ngo Yabesi aza kumenya ko hari Imana yomora icyo gikomeye wumve ryabanga arakijijwe azanye na ya mateka yose ariko ntabashe guhishurirwa no kumenya uwahuye nawe yego arapfukama arasenga bati Mana nubwo mfite icyubahiro Mana nubwo mfite ubutunzi nubwo mfite abo ndutanabivukanye nabo ariko menye ko nda mama yanyise Yabesi ko yambyariye mu gahinda ndakwinginze nyagurira imbago Uwiteka yagurira abantu imbago kandi ugira ko ikinyuranyo cye cyagukomerekeje nako igisubizo cye cyagukomerekeje ni ikinyuranyo cye cyagukomerekeje subiremo igisubizo cye cyagukomerekeje umuti w'icyagukomerekeje ni ikinyuranyo cye cyagukomerekeje niba warakomerekejwe na Nyirinzu icyo gikomere kizakira ari uko ubonye yawe impamvu mbivuga Nyirinzu ndamuzi niba warakomerekejwe n'uwagukuye ku kazi ariko umenya ikintu cy'ubukode cyarakuzengereje ubukode
manitse akaguru ababizi barabikomera gukora accident. Nabonye message 8 z'ijoro ivuga ngo ndakwibutsa ko itariki yo kwishyura inzu yageze kandi ni inshingano zanjye kukwibutsa. Azi yuko hari inshinga imwe ndakwibutsa kandi mu bintu wakwibaza yaragukomerekeje cyane. Niyo uri gusirimba le 30 yigeze utangira kugenda umanuka nk'ipine ishize mu mwuka ukajya usubira inyuma inzu urabwiriza ukabwiriza hahandi wumva mu mavuta wakwiba ko le 30 twati dusenge tugisoreza dusenge. Urashimiye abantu bose bagize uruhare rwo kugira ngo mbone inzu basabe pfukamye mbatiyeho umugisha uvuye aheraho mwijuru batiyeho umugisha. Mushumba uzamba bari nsore vuba ndabigusabye. Nzagusura vuba nzaza vuba rwose. Uwa kabiri wavutse avukana amateka, avuka habi, amateka aramwomeka. Ni umwana nasomye muri Bibiliya witwa Barutolomayo ngo yabyarwaga n'umugabo witwa Timayo. Ubundi Timayo hari ikindi yabyara kitari Barutolomayo. Reka subiremo. Numva amateka y'umwana w'umusore wavutse ari impumyi agira no kuvuka mu rugo ngo ise yitwaga Timayo akitwa Barutolomayo. Nta kindi Timayo yabyara kitari Barutolomayo. Ngarikaza kumenya amakuru yuhindura izina ngo kari bucaho ngaho ngo igihe kiragera arahaca. Uwo ni Yesu Kristo. Narishimye iriya mpumyi ntiyigeze itaka ngo ndashaka guhumuka. Nta nubwo yigeze itaka uwo munsi ivuga ngo mfungura nk'uko yari isanzwe ifunguza. Ngo yatatse ivuga ngo Yesu babarira. Kuko arabizi neza ko izina riri buve mu mbabazi. Ati mwana wanjye harimo guhumuka. Ati mwana wanjye hari zamya yirirwa gasaba. Ati mwana izina gusa ari buze guhabwa n'ijambo rivuga ngo mbabarira. Ry'inyuguti 9 rirazana imigisha yose. Yewe ge Mushumba reka rero ikiganiro gisoza. Reka tugisoreza kumbaraga z'izina dusenge izina ku izina uzampamagara nze mvuga izina. Tuzongera tuguhamagara. Nitwaga Babusi nyijijwe nitwa Theogene niyo nshuti data yamaye hiyongeraho irya muroko ryo ni wayisaza y'imigisha yose. Waratsaga kugira amazina Imana yamaye. Izina rya kabiri nitwa umunyamasengesho. Amen. Izina rya gatatu nitwa umuyobozi w'icyumba. Uko umuyobozi w'icyumba muri ADP ukayobora icyumba cy'amasengesho. Izina rya gatatu inkubita umudamu nitwa umugabo. Nambaye impeta. Iri zina ryo kwambara impeta kwitwa umugabo. Izina rya gatanu ryo ngezehora mbyara umwana mwita Pramedi mitani kwa papa Pramedi. Izina rya gatandatu mba mwarimu muri ADP. Izina rya karindwi nta rwego nasimbutse. Mbyara umwana wa kabiri mitamita Ansa nitwa papa Ansa. Izina rya munani mbona perime nitwa umushoferi. Izina rya 9 mba pastor mambaye pasteri. Izina rya 10 mbyara umwana wa gatatu mwita Hiro mitanitwa papa Hiro. Izina rya 11 mbyara undi wa gatatu mwita Shami. Izina rya 12 nubaka inzu ubu nitwa Nyirinzu. Reka tugaruke na pastor riri ryo ryajemo hagati yarari hehe. Mushumba reka duta Imana izina rya mbere rwa no kwitwa umwana w'Imana. Naho ibindi byose irabizi ko urashimishije umva namwe ndetse byagiza kuganira kuri uno mukase wo guhindurirwa izina ukatiziko cy'amateka uko urabanza ukemera umwami Yesu nk'umukristo n'umukiza. Kandi burya ni wamwemera utimenye ku mateka ya mbere abanza ukemera. Kabanza ukamenya amateka yawe. Kanza kayamenya. Kamenya kuri umunwari mu gibyemera urirwo. Ndashimira Imana yangishije igishirira Mushumba. Yakwigishije. Yangishije ibishirira. Gute? Ubundi yafanda guca cyuiturumirana n'igishirira.
ntabwo wahiye mu nda. ibyo ni ibyanjye na strago zanjye. izina rimaze kugera ariko pastor gifite ikibazo gikomeye. Reka mbwira abantu bacoma mukizwe ubu ni 25 umwotsi umwe. Buryo buri gukomanga imageragere mani 25 twebwe yari ibiri igihe cyacu bashyiramo imiyaga ugakora umwe none ubu ni 25 none yuri umupushayi ntabwo umuzi. Umupushayi ni umuntu ucuruza urumogi yitwa umupushayi ni burundu. Reka gupusha mani kandi hari abantu bibwira ko imboba arizo ziri gucoma ubu mu bipangu widi nibo bari kwikubita bya danje ko nta muntu ubwo si imbobo yakwikubita widi ya kibiri ndetse gitatu widi mani bure ya gitatu nta mbobo yakikubita ubu imbobo iri ku imigazi tineri icupa riba ririmo hano bose ngezayo si icupa aba yarisesetsemo hano buryo izajya tumujomba sekezi azajya abona utambutse ati yoti dore wa muviye wacu mani rwa rukundo umuha yaza mu nzu y'Imana. Nawe uze kugikata ndagisojeje akagaka nongeye ndabona amasaha afashe reka duce reka umushumba sebe reka dusoreze hano Yesu Uwiteka wabera umugisha. Reka duseke umuntu agusuye n'umushumba muri biro twahageze nibutse y'amateka uhasuye muri biro disi nzaza tuganire tubwire abantu aho Yesu ndishimye yaduhaye amazina kuno yaduhaye izina. Nibutse cyagiye untumira ndana na madamu mushumba mwakoranaga nkuzaho yanga no kuma iminota 10 abona narumina na madamu nayo tuno duprotomata etse numwe neza inzara pastor anzane nizahe batwima umwanya none ubu baradukurikiye ku isi yose. Byose biranshimisha. Ni izina ryahindutse. Ni izina. Witwa Nyirinzu? Ubu nitwa Nyirikana madamu yitwa Nyirinzu. Na gasini ku gasini. Dusezerana twasezeranye ivanga mutungo tubura icyo tuvanga amazina. Ubu na gasini ku gasini mushumba sengera abantu bayizina dusoza. Kiganiro ntago cyarangiye icokoje izina ni karuvati n'izina n'umukandara nambaye n'izina nayigure umukandara uyu nguyu nawuguriye n'umudamu uba muri Belgique yabaye mushiki wanjye. Mfite bashiki banjye batatu baba i Burayi. No iri muri iki gitondo nabonye n'undi mu petit frère nawo ba muri Amerika yanguriye mitiyo yamwe ngazajya ngurira mitiyo buri gihe telefone izajya ihoramo amayinite ngo nayo kwa prodinga azajya yangurira nayo kwa prodinga azajya yangurira bambuze. Prophet reka dusengera abantu reka dusengera dusoze ikiganiro tuzakora part 2 yacu. Ubu ufite famille nina hafite abamama banibutse umumama wo ku Gisozi banibutse hariya kuri la gardienne handi haba amasambusha ni washyiremo plafo mu nzu n'amateka. Reka tugarukira hanga niyubahwe n'ukuri izina Yesu umuntu izina mba nibutse umushumba amasengo Imana mu mugisha mwinshi niwe wampaye amakare yose yo mu nzu yabaye meshi no muri jaride Nyasasama dumwe mu pastor zijyamo amakare kugira ngo umuzima azezengere neza. Hari ibintu Yesu akora ku izina nashashemo akoze ka design mbese kamakaro bashumba munyemere dusenge izina kandi sinibyo gusa n'ijuru rirahari kuko muri database kugira ngo Imana imizina nukabanje kunshyira mu irangamimerere ryayo. Umva umukasi w'izina no wawe. Imana igumugisha pastor. Murakoze cyane mushumba. Ndaryohewe cyane no umugisha mwinshi cyane tugiye gusengera abantu bafite amazina Satani ajya yuririraho akabasubiza inyuma. Dufite abantu umuntu wiswe umwana w'Imana ko mubona aryamye mu iroge. Na amazina bazimu baba barimo bazamukiraho.
kuko niba ari ugukata ikiziriko cy'amateka ni ugukata ya migozi igenda igukurura igusubira inyuma igusubiza inyuma aho wavuye. Ba bantu baryama bakarota babona hari ibintu bibakurura bibasubiza iyo ngiyo bibasubiza iyo ngiyo, ugiye kujya urarurota wuzuye umwuka wera uri mu nzu y'Imana, ugiye mu yandi magambo mugiye kurota iterambere haba mu mwuka ndetse no mu mubiri. Ubusanzwe uryama ukarota iterambere. Yewe ubu ngubu none nicyo gihe ngiye kuryama ndote nagiye kuri ambasade, ngiye kuryama ndote bateramo kashi, ngiye kuryama ndote indege igura, kundi hari ibyo utarota. Ubu narotaga umuceri w'umutanzania ko niwo ngezeho. Mu kanya ugiye kungurira niba ari Pst THEOGENE nakaji ya pome y'Inyange, niyo nari nzi ikaze, none ubu haje irimo amabara 3. Ni danje, ni pomu kirarya bayita cocktail comfort. Ntundushye ndaza kubyiga kamera itari uko babivuga. Wambari ugasenga tugasoza ko n'ibindi biraza nudasenga. Ushobora reka dusenge. Ubundi kwa ko nkunda abakozi b'Imana. Iyi mikasi ni narangira nzajya numira abakozi b'Imana baze twiganire. Ubundi ibintu by'Imana ntibirangira. Kazarangira iyi mikasi hahise hahita hazaniye no na za pose. Imikasi have umukasi ubundi wawise muto. Ushaka pose abantu baranizwe. Poses. Pose. Wese wasenze Imana ikaguha iyo linye. Nzajya mpiga bacoma. Nitisoza tuzashyira imfunguzo 17 zikingura imiryango y'umugisha. Ahubwo ntiwumva imfunguzo 10 harimo urufunguzo rwitwa imirimo. Yego. Urwo rwuzarumamagara nze nze nkubwire ku imirimo. Naguze ibasi. Naringiye kwinjira mu mfunguzo. Reka ibyo tuzabigirira umwanya wabyo. Umushumba Prophet reka dusengera abantu. Imana ibaho umugisha. Tugeze ku mukasi wa kabiri witwa guhindurirwa izina, cyase kwakira izina rishya cyangwa se izina rishya uhawe n'Imana, pana izina uhawe n'umuntu. Iryo si izina twitwa na sogokuru, si izina twitwa na data, ni izina twitwa n'Imana. Kandi ritari rihari rihimbwe kuko umwemeye. Ni izina rihimbwe kuko umwemeye. Kwitwa Yesaya 62:2. Urumva iri zina Yakobo yararihawe, Aburahamu yararihawe, na Theogene yararihawe. Nibyo? Have. Iryo zina rero ni wa mukasi wa kabiri ukata ikiziriko cy'amateka. Uwitwa Yakobo amaze guhindurirwa izina nibwo yagiye ahura na Esawu batahuraga ngo barangije barasuzanya. Bagihura ngo begamiranya amasose kandi yaramuhigaga. Kubera iki? Yari yamaze guhindurirwa izina, akimubona niyabonye Yakobo yabonye Isiraheli wahawe umugisha. Kandi iryo zina ryahindutse izina ry'igihugu. Isiraheli yitwa Isiraheli kubera iki? Kubera yuko Yakobo yarakiranye nabwo uzongera kwitwa Yakobo uzitwa Isiraheli. Imana ibimuhaye izina ribyibushye. Haleluya. Yakobo apfuye izina rigumaho. Imana igiye kugwa izina ritarangira. Imana igiye kugwa izina rihoro. Bibiliya avuga ngo nicyo cyatumye ahabwa izina riruta andi mazina yose yo mwisi. Izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti riruta amazina yose yo mwisi. Daimoni yariyo yose wakwirukana. Iyo yirukanye mu izina rya Yesu iriruka. Ariko nta muntu wayirukana mu izina rya Theogene. Reka yajya hese. Na wayirukana mu izina rya Ernest. Oya. Bibiliya avuga ngo ugira icyo yirate Kristo. Kristo agiye kukumera izina rishya. Tugiye gusenga Imana mu mbaraga za Yesu Kristo. Amen. Yesu Kristo w'i Nazareti. Turasengera umuntu wese wadukurikiranye muri iki kiganiro. Ando siprae la cotre des edrai no santrove. Ndacyagagura imbaraga zose, ndamenagura uyu mwuka w'izina. Izi mbaraga zigenda zigukurikira, izi mbaraga abademoni bagenda buririraho, izi mbaraga abakonikoni bagenda buririraho, izi mbaraga abarozi bagenda buririraho, uyu mwuka abademoni bahora buririraho, uhereye none aha ngaha wa mwuka wenda gucagagura, wa mwuka wenda kumenagura. Ndasenya izi mbaraga, ndamenagura uyu mwuka. Nyemerera dusengane. Haguruka ahantu uri. Oh Yesu Kristo mwami Yesu Kristo, uyu munsi wa none nyimara kukwakira nk'umwami n'umukiza, ndashaka kumindurira izina. Hindura izina ryanjye
hari izina narifite abarozi bari barizi, mereza izina abarozi batazi. Hari izina narifite abakonikoni bari barizi, mereza izina ritazwi. Narifite izina ry'igisuzuguriro, nyeneye izina ry'icyubahiro. Narifite izina ritagurirwa imbago, nyeneye izina ryagurirwa imbago. Narifite izina ritazwi, ndashaka izina rizwi. Narifite izina ridahabwa ibyangombwa, narifite izina ridahabwa viza. Narifite izina ritamesha ubwenegihugu. Uhereye nonaha wazina we ndakwiyambuye, nakira izina mabwa n'Imana. Iri zina rizana igikundiro, iri zina rizana ubwiza. Ndagira ngo unyemerere dusengane. Kubita 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 kubita, senga 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 senga, nyemerera dusengane. Turimo turakubita uyu mwuka w'izina, izi mbaraga z'izina mu izina rya Yesu. Izina ryose ritavuye ku Mana, izina ryose de prayer baba ryari rifite irembo daimoni yuririraho akamera ngo yishumikiye nk'imigozi. Uhereye nonanga wazina we ndakurimbuye, ndagusenye, ndagucagaguye. Injira mu buzima bushya mu izina rya Yesu. Urakoze mwami Yesu Kristo, urakoze ku bw'aba bantu babuhutse, urakoze ku bw'aba bantu bakize, urakoze ku bw'aba bantu bavuye mu bubata, urakoze ku bw'aba bantu bavuye mu butware bw'umwijima bakabinjiye mu butware bw'icyubahiro. Izina ryawe nirihimbazwe kandi izina rye nirihabwe icyubahiro. Ndagira ngo wowe ugiye kumva ino video unyemerere usenge, ufata umwanya wo gusenga, ufata umwanya wo kwinginga. Umakasi yose tuzajya tuganiraho ujye ufata umwanya wo kumva, nurangiza usenge wiyamburiye imyuka yose, kuko turimo turakubwira ibyumba wacamo kugira ngo ubashe kubohoka. Urakoze kubikoreye kwibayisha, ni mu izina rya Yesu, amen. Wabaha nomero yawe umuntu ugukeneye nta kibazo, ni 078 54 gatandatu 39 61 0 7 8 5 4 gatandatu 3 9 6 urumva ko ari nimero z'abantu bavuyeyo vuba. Bavuyeyo vuba, abaje kera bafite 8 z'abantu bavuyeyo vuba. Rero telefone ni wayitunze kera? Reka ijejo bundi nizakero mvara kagurishaga wakuyeho simukadi na simukadi kahita itakara ukongera ugafata indi nimero bitewe n'ibisho saso wabaga wikoreye, ariko ubu neno ntizahinduka ino nimero.